kanometse bakuru bambwira Ryangombe igaragaza ubutware wahoranye na mbere hose Ndabumva bitambo tuzabitanga ku bwinshi murakoze abakuru aho mwadusize turimo turabakorera turagira ikirenge mu cyanyu murakoze ngwino n'abakuru bakwakiriye karibu mu ngoro y'abatware ngwino icare ubuze kibazo uragenzwa n'iki uragenzwa n'iki mwana wanjye mbwira nkurebere nkubarize abakuru muganda akora n'ibigende urakora n'ibigende mwana wanjye mwana wanjye barakuzinze niwemere kugira icyo ugera izo ni inyatsi za karande z'abakuru abasekuru bawe sogokuru wawe yitwaga gute mbwako sogokuru wawe yitwaga Rwakagabo namubonye kare mbere yuko bivuga mwana wanjye Rwakagabo wakoze ibiki Rwakagabo kuri uyu mwana mbwira Rwakagabo ibintu wakoreye umwana utavuga Rwakagabo uyu mwana wamuteje inyatsi Rwakagabo kuki atagusubiza birasaba gutera isozi mwana wanjye Rwakagabo ndabona nta kintu ashaka kuvuga iwanyu muratekera nabibonye iwanyu mwaraterekeraga mwana wanjye ibintu by'imandwa byo guhandwa n'iki nabibonye mwana wanjye tera inzuzi ciramo udakozeho oya ni gatatu Rwakagabo subiza uha maha turebe urakora bikaguruka turebe ye baba urakora bikaguruka mwana wanjye ubushize warakoze nuherutse gukora nubona amafaranga mwana wanjye nta mafaranga wakoreye bakayaguhimba ariko ukayabura aho yagiye dore Rwakagabo ari kuyajyana mubona Rwakagabo birasaba kumukorera ku ihembe ry'abakuru nawe na sogokuru bica mu mpinga wabyawe na kabatese wawe miganzu wa kabarinda ka mirambi wa gahinda ka rucenzabage waturutse i Kanone mwana wanjye
biransaba kuzana ihembe rirenze nkamuzinga mwana wanjye. Reka mbaze umukuru, biransaba gukora ku mahembe akomeye. Birasaba Kanyamugenge, uyu mwana tumutsikure gute? Mbwira. Kanyamugenge, humura. Kanyamugenge mukurambere mukuru w'igisekuru cyacu. Uyu mwana yaratitswe, arakora nta kintu ageraho. Mbwira, turamufasha gute? Ndakumva. Arabikora mwana wanjye. Icyizere kigaruka, ugiye kubona amafaranga, ugiye kubona byinshi. Ari imodoka wanjye wariganijwe, ugiye kuyibona. Abakurambere bano barakura mwana wanjye, baragufasha, ntibakakubeshye ngo ujye muri bariya bateka mitwe bagutuburire, batazi uruganza icyo ari cyo, batazabe kera kuva ku bwa kera abami b'u Rwanda basengaga Ryangombe ahure. Barabikora, gusa hari icyo bari bugusabe. Reka numva icyo bagusaba mubwire. Yego, ndabumva. Arabikora. Mwana wanjye baragusaba isake ifana na Rayon Sport. Isake itarasambana na rimwe, ifana na Rayon Sport. Isake y'ubururu n'umweru, urayikura, genda uyishake maturanye. Wayiba, wayisaba, wabigenza gute? Cyambere no kuyizana. Genda. Atambira mama we. Tambira. Umfashe iki mwana wanjye? Umfashe iki? Mfite ikibazo. Muri cyo nakibonye. Mubyeyi, ikibazo mfite, nagaruka abagabo banyanze nuko ntabyara. Mubyeyi, ikibazo mfite nuko abagabo banyanga ahubwo nuko ntabyara. Ikibazo wa mugore we rero, suko utabyara ahubwo n'umugabo wawe winaniwe ibintu byo gutera akabariro. Ngwino kuramo nkutimbure, urereke iminsi ngaho butabyaye. Tiramo nkwabize, kuramo nkwabize, ureba ameza ngaho urabyarira ameza atatu nk'ay'ingurube sha. Njyewe batugaragu bakuru basigiye gutera imiti. Kuramo mwana wanjye. Muga ngo nkuremo. Kuramo ngutimbure. Kuramo. Dore uko umugabo wawe bigenda gute? Aratera n'izifata ikibazo cy'ubuka. Gusa abakuru bambwiye ko bagiye kugufasha. Icyo usaba no mafarigiro. Tera inzuzi mwana wanjye. Tera inzuzi hano gatatu. Tera inzuzi. Oya. Chiramo gatatu. Tera inzuzi mwana wanjye. Tera inzuzi abakuru baguha imigisha ubyare. Ororeke. Tera inzuzi mwana wanjye. Kanumvise abakuru bambwira. Ryangombe igaragaza ubutware wahoranye na mbere hose. Humura mwana wanjye. Humura. Ryangombe, umwana arasibike. Katabyara nk'abandi kandi mbona iwabo barabyaraga. Mufashe uyu mwana tubwire icyo asabwa. Umwana arasabwa iki? Ndakumva. Mwana wanjye arambwiye, ariko se ko mbona ibintu byawe bikomeye mwana wanjye. Urasabwa kuma ngo nkakugenura. Nawe ibibazo urumva bitagoye mwana wanjye. Urasabwa kuma nkakugenura nkakubyaza umwana. Ngwiki muga? Nibyo nikambwiye. Ongera utere inzuzi turebe ko hari ikindi byakugenda. Akira, tere inzuzi. Yegosha. Reka maze nambara inkindi, mubaze numve noneho. Numve icyo ambwira. Ibi nibyo bita guhandwa mwana we, nawe ujya ubikora.
mwana wanjye ngo ufite telefone kandi ntabwo bashaka telefone zana hano ngiyo telefone ntabwo wabyara ngo ufite amatelefone ntabwo wabyara ufite amatelefone mwana wanjye ngo ufite n'amafaranga niko bari kumbwira kandi ntabwo bashaka ibintu by'ikoranabuhanga zana ayo mafaranga mwana wanjye zana ayo mafaranga utazavura urubyaro ugasiba ubusa umusozi zana ayo mafaranga urakoze cyane baba bayatinya amafaranga makuru nuko uyatwika ibi byose nuko ubitwika mwana wanjye ntabwo babishaka mwana wanjye urasabwa ihene ijya mu mihango urumva ikintu usabwa ukayinzanira hano n'ibihumbi 80 nibwo uzabyara mwana wanjye urasabwa ihene yambara kote bise urasabwa ihene ibindikwa urasabwa ihene yapfumusha amatwi urasabwa ihene ifite amabere urasabwa ihene nyine iri mu bwangavu iyo hene niyo usabwa hano genda va mu maso ndabitsindiye ntuzacikwe n'igice cya kabiri banzaniye nk'uko ifana Rayon Sport n'ihene ijya mu mihango.